ukajya mu isoko ukabona amapantaro abiri amanitse, hari ipantaro yacitse hari n'ipantaro nzima, ugahitamo ipantaro yacitse ukafata amafaranga wavunikiye ukishyura ipantaro yacitse uyireba warangiza wajya kuyambara ukibagirwa yuko suve yawe udakeneye kuyireba. none wowe abateye hari igihe nyine ugasanga hakiracitse nta kiracitse, amatako yose y'umuhungu aragenda ari hanze, amavi hasi ari hanze, none akagira atya akavuga ati reka nshyireho n'agapoketi, agahita yimanura neza ukavuga na boxer yawe tukaba turayibonye. Abana bawe nuko Imana muratwoshye, ibaze ko ashaka kukoshya ngo wambaye neza mu kanya akaba ari uri kugutera amabuye, akaba ari kugutera amabuye. Inshuti za Yesu nizo zamugambanye. Muri bisi se naho bajyaga babasambanyamo zya bisi bafata bahagaze gutya, akaba yambaye ubusa umugabo akamuri inyuma neza agasanga so ni byiza ko tumenya aho turi aho tugenda. Ikindi tukivuga ku myambarire tunasoza tugana ku musozo, menya imyenda wambara umenye nawo bujyanye. Yego, kuko no hari imyenda uvuga ngo uyu mwenda nambaye gutya nuwo mu kirori, nuwo mu bukwe, nuwo muri restaurant, nuwo mu rusengero, nuwo hehe. Ibyo byose ni ibintu ugomba gutekereza mbere yuko usohoka cyangwa uri gutekereza ku myenda uri bwambare. So mwabaye kobwa mwe, mwabasore mwe, ni twebwe bo kwihesha agaciro. Ni impamo y'Imana niyo waba ufite ubwenge bungana bute, hari igihe umuntu akureba mu myambarire yawe agahita acishamo umurongo nta n'ikintu uravuga. Imyenda mwiriwe neza, muraho aho mherereye hose hirya no hino mu nguni zose z'u Rwanda, ubwo ndavuga mu burasirazuba, amajyepfo, amajyaruguru, uburengera bwaryo ndetse n'umujyi wa Kigali. Turabasuje kandi tubahaye ikaze, tuje mu kiganiro tubivugeho, aho tuba tugenda tugaruka kuri topic zigiye zitandukanye. Umuco cyane cyane, Gisela we ni umunyamuco, we nta kintu waza umubwira, iyo bigeze ku muco mbicara nkiga. So turaje kugira ngo tuganire twungurane ibitekerezo byacu. Dukomeje kubashimira ibiganiro byinshi bigenda bitambuka nubwo bagenda badutera kuri MUGRWANDA rwose, ntago njya mbona uko mbivuga, ariko turabashimiye urukundo mutwereka umunsi ku wundi, uburyo mugenda mutugaragariza, mutanga ibitekerezo, mutwappreciatinga, natwe twishimira uburyo mukomeje kutuba hafi. So twaje mu kiganiro tubivugeho rero, turi buze kuza kugaruka kuri topic mbizi neza ko abenshi bashobora kuza kuntera amabuye, ariko nzi neza yuko abantu benshi bari buyikunde cyane. Ubwo ngubwo cyane cyane hari igihe tuvuga mbere ko tugera aha ngaha. Bahaye ikaze. Nanjye mbahaye ikaze abakunzi bacu. Tubahaye ikaze. Gisela umeze neza? Umeze neza. Tugeze amasaha, urumva umeze ute muri wowe mu mubiri wawe? Isakaje kagendaga bimeze bite? Bimeze neza, akazi karagenda nta kibazo gihari, usibye akazuba kazemo ukuntu, akundi nta kibazo gihari. Muramubona ko abakunzi be rero ameze neza, arashima Imana nk'uko mubibona n'ubundi n'ubusanzwe. Ariko uyu munsi sinzi nimba mwabonye ko bidasanzwe, ariko ndabona twese twambaye black. Kandi nta kantu gasa neza, ndabizi ko muri buze kubikunda, ndabizi ko bisa neza kuko umukara uri mu mabara agaragara neza uko byagenda kose. Njya kenshi niyo nshaka kugaragara neza wambara umukara most of the time cyane, kuko black ndawukunda. So tubahaye ikaze rero. Muri kwibaza muti uyu munsi turaza kuvuga kuki? Uyu munsi turaza kugaruka kuri topiki sinzi nimba ndi buvuge ko abantu benshi batayemera, ariko urareba imyambarire y'iyi minsi iteye inkeke. Iteye isi nkeke, iteye inkeke, kuko imyambarire y'iyi minsi isigaye ituma umupapa atamenya ko ari umupapa. Impanuka zo mu muhanda zariyongereye kubera imyambarire yanyu cyane, yateye ambutiyaje. Ariko reka ntangire gutya mvuga ngo reka ubuse ndabivuga gute, ureba bahora bavuga ngo abubu, abana bubu, ase hari generation itaragize abubu? Ntayo. Ntekereza ko buri muntu wese uko ababyeyi bacu bagenda bakura bahita babona ibintu bishya byaje biri kwangiza isi cyangwa biteye ubwoba.
icyo nabibwira cyo nta generasiyo itagira bubu ndakubwiza ukuri nanjye wicaye ahangaha mu myaka nka senkani imbere nimba nyiriwe nzamvuga nti abana bubu mwabaye mutera ati umuco w'ubunyarwanda mwawushyize hehe nyine se nk'uwabihaye kandi mbizi neza ko no mu gihe cyanjye nanjye abari bari inyuma yanjye cyangwa bari bankuriye baravugaga atabuba abana bubu ntimwumva abana bubu ntimwumva na mama bitwaga bubu cyane rwose nk'ubu mama wanjye njya nganiriza akambwira ngo hari akajipo kagufi bitaga ngo nimene barimbuke yambaraga n'agapurisi ukuntu ibyo rero ni ibintu bihoraho bisanzwe biza ubwo reka twigarukire ku myambarire y'abana b'iki gihe cyangwa b'iyi minsi especially n'abahungu turabagarukaho n'abana gusa ko n'ababyeyi nabo basigaye bambara mene barimbuke abo bo mba numva bateye ikindi kibazo kuko nibo simbanaga basigaye bambara mene barimbuke nicyo kibazo hari n'igihe umucecuru ajya mu muhanda yambaye mini cyangwa yambaye agashoti ubwo nimvuga agashoti ni tuno dukabutura tugufiya ukagira ngo ni umwana mutoya umuturutse inyuma urumva usibye wenda kubona nk'imiganyari mu ntege imana imbabare naho ubundi nta handi wamutandukanyiriza kuko ijosi wareba nk'imbere ukabona ryarikonja ku mubyeyi naho ubundi nta hantu wabatandukanye ni ukuri ko imana ari igihe uhura n'umubyeyi w'umumama yambaye umwenda ukavuga se uyu ni umubyeyi bimeze biti ukibaza nimba ari mama ukibaza nimba ari yaratanganye ubwo rero turaza ubwo reka mbere yuko ninjira cyane mu kiganiro mu myambarire y'abakobwa kuko niyo isa nk'iteje inkeke cyane duhite ku y'abahungu imyambarire y'abahungu ishobora guteza impagarara cyangwa umuhungu ashobora kuncaho njye Anita w'umukobwa nkahita nsigara mwibazaho bikamfata nk'umunota umwe njye mbona imyambarire y'abahungu ntabwo iteza ambutiyaje ahubwo wibaza nimba uwo muntu afite uburere ukibaza ahantu akomo aturutse nimba yavuye mu rugo mama amureba nimba yavuye mu rugo ababyeyi bamureba nimba yambaye yabitekerejeho nimba uwo mwenda yaragiye kugura yabitekerejeho atabishaka hari umupasiteri njya mbona yari arimo atera komenti ku myambarire nawe sorry kumukotinga ariko icyo kibazo nanjye njya nkibaza sorry kuko ni amahitamo yanyu ariko nanjye ni opinion yanjye nicyo gitekerezo cyanjye ukajya mu isoko ndikimaraza kunkubita icyo nzi cyo ntituzoze iki kiganiro ukajya mu isoko ukabona amapantaro abiri amanitse hari ipantaro yacitse hari n'ipantaro nzima ugahitamo ipantaro yacitse ukafata amafaranga wavunikiye ukishyura ipantaro yacitse uyireba warangiza wajya kuyambara ukibagirwa yuko suve yawe udakeneye kuyireba noneho wowe abateye hari igihe nyine ugasanga hakiracitse nta kiracitse amatako yose y'umuhungu aragenda ari hanze amavi hasi ari hanze noneho akagira atya akavuga ati reka nshyiraho n'agapoketi agahita yimanura neza ukavuga na boxa yawe tukaba turayibonye so ntabwo ndi kwibasira ubwo twagarutse ku myambarire y'iyi minsi navuga ko iteye inkeke ntabwo wenda ni kera byo biragoye ubwo nasanga njya numva ngo abagabo bambariraga hano ibintu bambariraga hano kakaba kamufashe hagera hasi gata kitaraka byarahindutse rero kera bambaraga neza sheri kera bo abasore bambaraga neza abasore ba kera bambaraga neza kasha ubwo se sinkureba ahubwo ni munsi nakubonye wagiye wamugani mu isoko ugafata umwenda ucitse ugasiga umwenda muzima ni mama w'Imana bizantangaza ubwo rero ni icyo ngicyo twari turimo tugarukaho noneho ubwo reka ngaruke mu buryo bayidizayininga bwo ngo ni design umuhungu ugasanga ubwo tuvuye kuri uwo mwenda ucitse arawufashe hari biriya bintu babyita ngo iki biriya bintu by'indumane by'imigozi bashyira ku mapantaro ibintu bimeze nk'iminyururu bashyira ku mapantaro hari iminyururu neza ugasanga kiramanura ni nabyo bigenda bimanura amapantaro yayo yaheza akayagenda agenda nk'utabishaka agenda yidunda icyo ni ikibazo mpora nibaza so ubwo rero nabyo simbizi ariko nanone hari n'igihe dufata abana tukabarenganya ngo bikamite mwaruka ku bapapa nabo baba baranze gusaza ugasanga abapapa b'ino minsi ntabwo bashaka gusaza numvise na perezida bivugaho mu kiganiro yari yatanze
ariko yavugaga ku by'ibiyobyabwenge nyine abapapa banze gusaza bahora bashora babana mu biyobyabwenge ubwo rero reka nivugiye noneho ku myambarire y'abapapa ugasanga wowe nk'umupapa ufite umwana w'umusore ngo ari bukurebereho nawe utereye poketi nawe utera poketi ese ni uruhe rugero rw'umwana wawe noneho nanaza yaguze wa mwenda ucitse nawe ndabazi abapapa bambara imyenda icitse nawe wambara ibideshire ziriya deshire rwose ndabazi nyanyita imyenda icitse azankubita ariko njye mba nibaza watandukanyirizayo umuntu w'umusazi cyangwa uzabiriza nawe muzima waguze amafaranga yawe bahuriye mu muhanda so ni ikibazo rero ubwo ngubwo sinzi nimba mwabitekerezaho kabiri kabanza ukamenya ibintu ndi kwambara bisobanuye abenshi rero nimba unayiguze mo imbere shyiramo akandi kantu ku buryo umubiri wawe utagenda ugaragara noneho ubwo reka turi kuvuga ku basore ibaze noneho umwana w'umukobwa noneho wambara deshire ni impamvu y'Imana twarashize twararangiye ndabireba nyine nkavuga se hari nk'ukuntu erega buriya Gisela tugiye twese tugira imitima nama ni impamo y'Imana umutima nama wawe nimba utajya ukora ikintu ngo mve umutima uragucira ese kera bambaraga deshire zije vuba ninde zo wari bugura umwenda ucitse kera ntabwo bambaraga deshire tuzarebe iyo umwenda wawe ucitseho gato uzi ko ugira isoni zo kujyana mu bantu nk'aka gakanzu kawe gacitse nk'aho washaka uburyo ki bakadizayininga bakahahisha cyane rwose ariko ibaze umuntu ufata ipantaro iracitse none ikintanga ni ku myanya y'aha ngaha hasi nsanga biracitse yewe gutyo mitashyiramo akantu mo imbere gutyo ukuntu dukora oya mitangenda bagashyiramo agatambaro gutyo hano ikagaragara nk'aho ari deshire ariko mo imbere harimo agatambaro ku buryo umubiri wanjye utawubona ariko se umbwira ko n'izo zirahari izo dizayini nazo ziba ziharereka hari amapantaro aba noneho hakaba noneho n'iyindi umukobwa yambara ukabona hano ikibero akibonye na hano gutya na hano gutya na hano gutya noneho cyajya hejuru kigahita gitara kimeze ukuntu kavuga se ibyo bintu mbona mbyibaza nkavuga se umuntu ujya mu isoko akagura umwenda ucitse sha amafaranga yanjye buryo nyiha agaciro Gisela sinshobora kuyatakaza ku mwenda nk'uwo harya uwo ni umuco nawo ubwo nabwo uwo mupasiteri yari arimo agaruka no ku mukobwa ngo ujye kugura wenda we kuko bavuga ngo goruje no goruje ziba zigaragaza igituza oya ino myenda y'amagoruje aya makanzu yacu kwambara Joyeuse wa Juno disarayifite ngo Joyeuse wa Juno jote koko wamwihoreye ariko urareba aya magoruje twambara uburyo ki yabaciye hano hejuru asa nk'ece na kenshi agaragaza igituza cyacu noneho barabyifashije pe hari goruje ubona umuntu yambaye ukabona nta nkeke iteye ariko hari n'undi usanga ibere rye ryose riri hanze ibere yarishyize ku karubanda kandi iriya ni zahabu buriya ni ubutunzi bwacu tugomba kubika ubwo rero nibyo navugaga ubwo twatangiriye ku bice byo hejuru by'umwana w'umukobwa mw'abakobwa mwe kera umwana w'umukobwa ntabwo ibere rye ryajyaga hanze kugira ngo baravuga ngo kera ngo bambaraga kuriya ariko oya kera uzi abana batambaraga igihe wamaraga kugera mu bwangavu barakwambikaga ahaha ntabwo hari mu Rwanda aho ntabwo ari mu Rwanda mu Rwanda ahubwo babikaga ibere gutya bakambikana mwene hano uku nguku ugipfundura amabere ariko hanze ho nyine bararekura gutya ariko mu Rwanda umuco wacu amabere ni ikintu kigomba guhabwa agaciro umunyarwandakazi ibere rye agomba kuribika mugira muteze mureba rero ubwo ni ikibazo menya ngo nimba misemo kwambara goruje ndayambara ne kera ubwo ndagira ngo ngaruke ku babyeyi bacu nabo usanga bihaye abana b'iki gihe niyo mpamvu ku rusengero iwacu baciye ibintu by'amagoruje noneho ugasanga umugeni yambaye goruje agiye imbere ibere hise rivamo ariko nyine pasiteri aravuga ati ibintu ntabwo ari byo pasiteri yaragwaga kare ati ibi ntabwo ari byo mujye mwambara neza mwikwiye uzi Gisela rero ikintu njya mbona habaho kutisobanukirwa ni ukuri ko Imana abantu ntabwo tuyizi nyine nicyo tutiyi ntabwo twiyizi ni ukuri ko Imana biba byoroshye w'undi muntu biba byoroshye ko Gisela uzi imyenda ikubera cyane rwose ubu hari umwenda njye nakambara utakambara nanjye rero nakwambara wowe utakambara icyo rero nicyo kintu biba bisaba ngo mbanze nisobanukirwe menye ngewe ni ikihe nakambara nk'ubu ngubu hari igihe ushobora kubona nka dizayini nadodesheje kubera n'ukuntu ungana ukavuga ati reka nanjye nyidodeshe wayishyiramo mbaye igifuka
icyo nicyo kintu biba bisaba menya ngo nimba mpisemo kwambara goruje ndayambara ingana ite kuko hari tuno dukanzu two tugoruje uba ubona ari keza ari gasibiriza kandi n'ibere ritavamo ariko bitewe n'aho warigejeje hari umusista nigeze kubona yatanze ikiganiro nimba ari kwa Irene I think sinibuka akubanza atari kwa Irene kwa Tycoon ibere ryose ryari ni ukuri ko Imana ikintu cyari kirishe yaravugaga ngo bira ngo wewe abantu banamuvugizeho cyane yavugisha abantu benshi cyane ngaho mbwira buriya tubishimye anabidefanda byahatari ngo ntabwo nambaye ubusa arazamura arwana nayo ararwana nayo urarwana nayo yari yambaye goruje sinzi ikintu yari yambaye nakagoroje tuno tugoroje tuba tudafite tuno muradusebya bakobwa bacu mu Rwanda je simbihakanye ko goruje nanjye nayambara ariko menya ngo goruje nambaye iranyambara iranyambitse nimba wifuje ko agomeye ngo imeze gute imeze itenge ubundi iramesha agaciro nk'umwari w'u Rwanda nk'umubyeyi urereye igihugu cye ubwo reka tujye hasi mu bice byo hasi mu myambarire yo hasi hateye ubwoba hateye ubwoba hari ukuntu umuntu asohoka atambaye pe ni ukuri ko Imana yibeshya asohoka yibagiwe kwambara akibwibeshya ngo yasohotse yambaye kandi atambaye ni ukuri ariko siko twese dusigaye dukunda mini Gisele mini ziratandukanye nimvuga ngo wasohotse utambaye ntabwo bisobanuye ko wambaye ubusa ariko wambaye umwenda utakwambitse wambaye umwenda utakwambitse pe fere ukuntu usanga mini ziratandukanye nkanjye nkunda mini ziriya wambara kuri iriya myenda yose wambara uba ubona ari mini mba mbona ari mini ntabwo iriya ari mini rero kuko arabavuga ati Gisele yambara ikimero cyawe kitaragaragara ndambara ngiye nkageza hano nese iyo ni mini nanjye izo ndazambara ijipo iri mu mavi iri hejuru y'amavi gatoya ariko itagera aho mbwira ijipo yazamutse ubundi ijipo ijipo yose wakambara ntubashe kwitoragurira ikintu cyawe utaye hasi iyo ni ari ikibazo especially hari utujipo twaje twiza nkunda ariko mbona ntabasha kwambara kameze gute turiya tujipo dutaratse nyine ariko bo ni intaratse kandi ndende biba biteye ubwoba abakobwa basigaye batangaje ni ukuri ko ahubwo baratugura bakagenda bakabigabanyisha rero amafaranga natanze ku mwenda wanjye ntabwo nawucisha hari abavuga ngo cyangwa abakera ngo bambaraga ngo nka kuriya katugaruke rero ku bakera ababyeyi bacu cyangwa se ababanziza ababyeyi bacu ba nyogokuru abenshi ngo bambaye ni inkanda bambaraga inkanda bakambara n'ishaburi inkanda nizo mu gatuza nizo zo ku mabere cyangwa natsinda sinzi hari ishaburi akaba n'inkanda nuko n'ubundi twabaga ari tugufi cyane kuko byabaga bigoye usibye abamama nibo wasangaga bafite ibinini bafataga akantu bakambara hano gutya ko guhisha amabere n'akandi bakagera gutya gahisha ibice byo hasi ikibuno ubwo n'iki gice cy'imbere gutyo ariko nako ari kagufi nako kabaga ari kagufi njye impamvu rero ntababureminga abo ni iyihe niyo mahitamo bari bafite nibwo buryo bwari buhari nibwo buryo bari bufite bwo kwambara kandi icyo gihe n'umugabo wamubonaga ntabwo yagiraga irari asa ahubwo ko nzi ko ibyo byahozeho natwe ubu tukaba twiyambarira utwo tumini ko numva aribwo induru zavuze ko kera zitavuga ntekereza ko ari uko haje amahitamo menshi haba hari umwenda muremure hari n'umugufiya rero numva ahubwo kandi icyo gihe abakobwa bari abari nyine abakobwa bari abari icyo gihe nubwo bambaraga gutya ko yasohokaga mu rugo yasohokaga agiye nko kuzana utuzi agiye kuri kano kw'iriba kano se zari kano se ni byaje ryari ako aya mazi yo mu ngo tuvoma mu ngo zacu niyo bita kano se yabajyaga basohokaga bagiye nko kw'iriba cyangwa ku mugezi akaba aribwo agenda cyangwa agiye nko kogufura gakeya ahita yiruka bafuriraga no mu kabandi akavayo ahita yiruka asubira mu rugo haba ubu se aragenda akirarira muri hoteli nkawe papa ntabwo uzi yaraye cyangwa mama ntabwo uzi yaraye ngo hari n'abasimbuka ibipangu ibyo ni akantu toto
ariko byose nyemba mbona ari uburangare bw'ababyeyi nk'umubyeyi rega nibyo umubyeyi hari umubyeyi ushyira imbere akazi cyane akibagirwa ubwo ngubwo nibyo twari turimo tugarukaho ni ababyeyi uburere muha abana bwanyu nabwo ni mu bwibuke hari ababyeyi nari niba mubwira ababyeyi usanga yashyize imbere akazi agataha umwana atarabyuka agataha yazi akagenda mu kazi umwana atarabyuka agataha umwana yasinziriye ntubizi ko arimo ntubizi ko arimo abana rero bamenye amatrike menshi ashobora gufata nk'ibipupe bye telefone ngo agiye kureba ngo ndetse animo akigendera ubundi akigendera ukareka umwana akirirwa areba ibyo bintu by'iporonografi akajya areba ibyo filime areba abambaye ubusa areba abambaye ukuri n'umuhe disipurine n'umuhe uburere noneho wowe mubyeyi ntunamenye ko wamaze gukura ukajya wambara ubusa imbere y'umwana wawe ese uwo mwana we ko nta kintu uri guha umwana uwo mwana we azamenya abigenza gute azamenya yitwara ababyeyi ntabwo umwana amagambo mubwira yiyafata ibyo ukora nibyo areberaho nibwo avuga ati mama wanjye ariko nubwo ambwiye ngo sinkambare mini ariko nawe arayambara bose mama ngo wowe kuyambara uramburiza iki papa kuko umbuza gutera pocket kandi nawe wayiteye ntabwo bishoboka byari umubyeyi twize guhurira muri salo ari kuvuga ngo urubyiruko rurananiranye w'umukecuru pe ndamureba ndamwitegereza ubwo bari kumwepiya bari kumutera make-up kandi ni umukecuru ndamubwira numva nkubwira ntimukavuge ngo abana barananiranye ahubwo mwebwe ababyeyi muduhike ni uruhe rugero muhereza abantu ni uruhe rugero kwe nimba ufite stress zo kujya muri salo ngo bagutere make-up bagucongera ingoyi bakugirire gute inzara bazisige bagutereho izindi ugira inzara zigera wibwira ko umwana wawe cyangwa umwuzukuru wawe azaza ameze ati ubundi reka mbabwire nimba wowe mubyeyi w'iki gihe ubona igihe cyawe cyaragucitse nyine uri gushaka kugendana n'ibigezwe umwana wawe azaba akurenze kuko afite byinshi akurusha kandi we cyane so ni byiza mpora mbwira ababyeyi toza inzira umwana agomba kunyuramo ni impamo y'Imana natangira kumubwira kandi ndi kubivuga ngewe umubyeyi nafata umwana akamubwira ati wa mwana we umwenda uzambara nibyo nakoze mubwira umutima nama turawugira njye nsohotse mu nzu iyo nsohotse mu nzu nkategura imyenda ndi bwambare iyo ngiye gusohoka mu nzu mba mbizi neza ko umutima uri kumbwira ikintu ati uko wambaye urasohotse ariko wambaye nabi cyangwa ni kubi ni ukuri abenshi rero ntabwo tuzi kumvira umutima nama wacu turabubwira tuwensakuriza babyeyi uko muturira niko tuzakura ikindi mwabana mwe umubyeyi ashobora kuba adahari hanyuma wowe uratekereza iki what do you think nk'iyo wambaye ubwo umwenda ukumva ubwawe noneho hari ukuntu umuntu ajajinga abandi igitotsi kiri mu ntuza yawe utaragikuraho ntugashake gutokora icy'abandi ni ukuri kw'Imana turacirana imanza niyo mpamvu naje kuvugana ariko mini ndazambara ziriya ni mini mana yanjye ziriya ntabwo ari mini nituvuga ubusa ubwumve ku buryo umuntu wese ashobora gushaka turavuga ubusa kwambara ubusa handi umuntu yibaza ati bite reka nibwirire abakobwa iki kintu nuca ku bagabo cyane cyane reka mvuga abagabo ukabona barahindukiye ni impamo y'Imana ntabwo ari ukuba wambaye neza reka ahubwo uba wabacumura uba babibaza se uyu mwana agira ababyeyi aho ngaho hari igihe nanone wambara kandi ukabuze ko wambaye neza abagabo amaso bahora afite irari ndabizi kuko wareba hari nk'ukuntu uba wambaye umwenda muremure ariko ukwegereye ugaragaza imiterere yawe ibyo biroroshye ko yakurura umugabo ahora afite irari ararihorana ariko njye ndivugira ku busa ubusa ugasanga wambaye umwenda mugufi nawe urabizi kuko njye nkubwira urabizi kuba wambaye ubusa nawe urabizi nawe ubwawe kuyisohoka mu nzu ubanza ukabitekereza ukavuga se kameze gate erega Anita hari n'imyenda wakagombye kwambara uri mu modoka witwaye hari niyo wakaba muri bisi turi buhure kuri moto ahubwo kaho nyumvira no kuri bisi nari nihanganye ngicara muri bisi na bisi ariko kuri moto sha ukawambaye ubusa warayizuga ugatega moto ukajya kuri moto hari umwenda wakagombye kwambara uri mu modoka ya witwaye usohoka muri parikingi imwe imbere parikingi ibiri imwe imbere uhita uzamuka esanseri uhita ujya mu kazi muri ofisi yawe noneho uwo mwenda urawambaye ugiye kuri moto usibye no guteza irari abagabo cyangwa abasore nawe ubwawe uri kwiyangiza yewe mpora mbabaza nk'ubwo bakwirukankanye
ndetse uzi ko mu mujyi byigize kubaho kera byigize kubaho ndumva narigaga primaire uwo mugore aza mu mujyi yambaye ukuri nduzi ko ari ukuri maze umukarani amuturuka inyuma yapika ukumusambanya nagusambanya njye mba numva umugabo batamuha hari n'undi ngewe nzi neza mu mujyi bamwambuye ubusa aho ngo urambaye barafata abagabo rero ni babi mwabagabo mwe muri abana babi nuko Imana muratwoshya ibaze ko ashobora kukoshya ngo wambaye neza mu kanya akaba ari uri kugutera amabuye akaba ari kugutera amabuye inshuti za Yesu nizo no muri bisi se naho bajyaga babasambanyamo zya bisi bafata bahagaze gutya akaba yambaye ubusa umugabo akamuri inyuma neza agasaga gumukora agasanga so ni byiza ko tumenya aho turi aho tugenda ikindi tukivuga ku myambarire tunasoza tugana ku musozo menya imyenda wambara umenye nawo bujyanye yego kuko hari imyenda uvuga ngo uyu mwenda nambaye gutya nuwo mu kirori nuwo mu bukwe nuwo muri resitora nuwo mu rusengero nuwo hehe ibyo byose ni ibintu ugomba gutekereza mbere yuko usohoka cyangwa uri gutekereza ku myenda uri bwambare so mwabaye kobwa mwe mwabasore mwe ni twebwe bwo kwihesha agaciro ni impamo y'Imana niyo waba ufite ubwenge bungana bute hari igihe umuntu akureba imyambarire yawe agahita acishamo umurongo nta n'ikintu uravuga imyenda twambara iratuvuganira tutaravuga ni impamo y'Imana ngenda bizi neza ko imyambaro ubundi uko witwara ikuvugira mbere yuko uko witwara ni ibyo bihesha agaciro uwuriwe wowe ubwawe naho amagambo kuba uri umunyabwenge kuba uri intyoza ngo witemeka usa neza no ahubwo uko witwara hari najya mbabwira hari imyenda wakambara n'impamo y'Imana ukaba hari ahantu utakinjira cyane ubwo rero imyenda yanyu irabavuganira nubwo mutabizi imyenda yanyu irabavuganira irabasobanura mbere yuko ubwawe wisobanura hari naho wagera wambaye neza bakakubwira ati tambuka cyane bitewe nuko wambaye so twongeye tubitekerezeho mbere yuko tugira ibindi dukora ndumva ari ahangaha twasoreza ikiganiro cyacu buri wese afite ukuri afite n'uko abifata ariko tujye dutekereza tunabwira ko atari ikibazo cyo kubibasira ntabwo twibasiye ahubwo twebwe dushingiye ku muco kandi umuco rwose ibi turimo tugomba kubigaragaza tukabisakaza ikindi n'umutimanama wacu hari ukuntu ahita gutsindisha ngo umuco urakura ariko ntabwo ucika menya ngo wowe ubwawe umeze ute wambaye ute ibyo wambaye biragusobanura uzi kujya kwisobanura ngo yewe ngo buriya nubwo nambaye uke ngo ntabwo ndi indaya kandi wambaye nazo kandi ibyo ubwo se bavuga kana utari indaya so reka tubashimire kandi dukomeza kubashimira n'uburyo mukomeza kubana natwe nahangaha dusoreje turabakunda cyane murakoze cyane turabakunda mukomeze mudukunde